ujye kuri Google ushake meke imwe uko iri kuvunjishwa amafaranga agera ku madolari 8 arenga, kandi ayo ngayo akaba amanyarwanda agera ku bihumbi 12 birenga. Reka nkubwire yuko rero ngiye kuba nagaruka ku bibazo nabajijwe n'abantu mutari bakeya, abatwandikiye komanteri hano ku rubuga rwacu, ndetse yewe nabo muri groupe twigiramo rusange, groupe duhuriramo turi abantu benshi cyane. Nk'uko ubibona n'ubundi hano ndi muri Mi Pass, bishatse kuvuga yuko aya ngaya rero uri kureba yo ari meke, ntago ari amanyarwanda si n'amadolari, ariko murabizi yuko kuyagurisha ndetse no kuyavundisha ari ibintu by'ako kanya, kuko transaction twagiye dukora abenshi mwagiye muzibona. Yes, reka tuganire rero konje hano gusubiza ibibazo mwambajije muri benshi, yewe nkabanje gusubiza ibibazo byerekeranye na Gemugara ndetse n'ibibazo byerekeranye na Mi Pass, uburyo ki zitangamo amafaranga menshi, uburyo ki zihemba, kandi uburyo ki ubikuza, uburyo uyikoreramo amafaranga menshi kandi ukabikuza nta gishoro. Ikindi ngaruke ku bantu cyane bambajije kugereranya Mi Pass ndetse no kugereranya Gemugara ikora neza ndetse ihemba neza bitakugoye. Ibyo bibazo ndaje mbisubize, n'ibindi byinshi mwagiye mutubaza, ariko kandi ugasanga harimo n'abaratubaza ngo ese izi business wazikora zikaba zabasha kugutunga akaba arizo ukora gusa. Ndaje mwese rero mbasubize. Murabona yuko hano twari turi muri Mi Pass, kandi murabizi yuko meke ahangaha meke imwe ibiri mu madolari 8 arenga. Ikindi murabizi yuko ahangaha nta gishoro na gitoya bisaba. Hari n'undi muntu wigeze kuba yatubaza ngo ese wabasha gushoramo amafaranga ku wowe ubishaka. Byose ndaje mbibasubize. Ikindi ku bantu batubajije ngo bashaka kugurisha meke mu buryo busanzwe badashaka ko bazibikuza, akaba afite meke kubera yuko we adafite Binance, akaba yazigurisha, nabyo birashoboka cyane udafite Binance. Ahangaha meke ukaba uzifite guhera kuri 0.1 urabigurisha rwose na mugenzi wawe akabikugurira ndetse akaguha amafaranga y'amanyarwanda, wowe ukamuha izi meke nyine uba ufite kuri balance. Ni ibintu byoroshye cyane. Muraza kunyemerera rero mu buryo bwo gusubiza ibibazo mwambajije byose tubihere muri Mi Pass. Turatangirira muri Mi Pass dusoreze muri Gemugara. Imvamo hano mu munota 1 n'igice ndahita nerekeza muri Gemugara, naho mbereke ibyo usabwa ndetse n'uburyo ki wajya kuri live, ibintu nk'ibyo ngibyo mwagiye mumbaza bigiye bitandukanye, n'uburyo ki wakora Meti Wallet, uburyo ki nyine wakonegita ePay ndetse na za Binance uba utayifite, kandi mwereke n'uburyo ki ushobora kugurishamo amajams yawe cyangwa ukagurisha amapoint yawe ukayahinduzamo amajams. Ndaza kugenda basubiza ibibazo byinshi mwagiye mumbaza bitandukanye. Rero ni cyo kibazo cya mbere nshaka guheraho nsubiza umuntu yambajije. Abantu batubajije ngo ese Mi Pass wabasha kuba washoramo amafaranga kandi ari business idasaba gushora. Ahangaha muri Mi Pass washoramo amafaranga mu buryo bwa staking. Uraza ugakanda hano kuri staking, nk'uko ubizi ukimara kwiyandikisha bahita baguha meke imwe ihwanye n'amadolari 8.7, ariko ngira ngo nk'uko ubibona twebwe kuri balance yacu dufiteho meke irenga. Bishatse kuvuga yuko twakoze staking. Staking rero ushobora kuyikora mu mafaranga watsindiyemo hano muri Mi Pass. Ikindi staking ushobora kuyikora mu mafaranga wowe ubwawe wibikirijeho. Uragenda n'ubundi ukajya kuri Mi Transaction ukabasha kuba wagura meke, utanga amanyarwanda wowe bakaguha meke. Izo meke baguhaye ukazizanamo hano nyine, kuko bahaye ID yawe yo muri meke, bakabasha kuba iyo Mi Pass yawe bayoherezaho meke nyine uguze bitewe n'amafaranga ubahaye. Iyo bayaguhaye gutyo baguhaye meke nk'izo ngizo bakazikohereza hano muri Mi Pass, uhita uza ugakora staking. Dore ngiyi hano hejuru, uhita uza ugakora staking, ubundi ukajya ubona inyungu za buri munsi. Inyungu zawe ziza kuri balance yawe, ntago ziza mo hano cyangwa se ngo uziclaiminge nka kwa kundi tujya duclaiminga. Nk'uko ureba bino bice biri kwibara hano hejuru bya block rewards, ni ukuvuga ngo izi ngizi ziba ari inyungu zaraye ziza zivunguka kuri iyi meke 0.5. Ni ukuvuga ngo rero izi nyungu zihita ziza ukaziclaiminga ukazishyira kuri balance yawe, n'ubundi wajya kubikuza nayo ukayabikuza mu yandi. Ikindi hano muri staking, tutarava kuri staking, reka nkwibutse yuko habamo ibice bibiri. Hari aho ustakinga amafaranga bakajya bayakungukira, yazashiramo bagakomeza kuguha inyungu zayo. Ikindi kandi ayo mafaranga ukaba utayabikuza, ariko akaba ariho yunguka inyungu nyinshi cyane, inyungu za 12%. Ariko hakabamo n'ikindi gice cya staking, aho ubikamo amafaranga. Ayo mafaranga ubitsemo ukazajya ubona inyungu zayo, ako bakazajya bakungukira 6%. Ayo mafaranga ikindi ukaba wayabikuza igihe cyose ushakiye.
ushakiye ntibayatware ngo bayagumane, igihe cyose ushakiye ubukene bwagufashe cyangwa se ugize ikindi kibazo cyose ukaba wahita n'ubundi uyakuramo hano warayasetekinzemo, ugahita uyakuramo ukayabikuza ukarya yawe. Ikindi rero mwibuke yuko abantu mwatubajije ibintu bya check-in n'ibintu bya invitation kugira ngo umuntu bamuguhembere. Umuntu yari yambajije ngo ese iyo ukoze KYC hano bahita bamuguhembera. KYC rero kugira ngo bamuguhembere uba wayikoze furu, unuvuga ngo uraza ugakora KYC. Niba umuntu winjije umuntu mo hano muri mipase, bisaba yuko uwo muntu akora verification mu buryo bubiri. Akora verification mu buryo bw'imyandikire, nyine kwiyandikisha ugatanga imyirondoro yawe. Wamara gutanga imyirondoro yawe haba harimo bwo gutanga irangamuntu, haba harimo gutanga amazina ahura n'ari ku irangamuntu, haba harimo gutanga email, ndetse yewe harimo no gutanga itariki y'amavuko. Ibintu nk'ibyo kandi bikagenda bigahura n'ibiri ku irangamuntu, kuko baba bari kubaze ifoto y'irangamuntu, yewe bakakubaza ifoto imbere ndetse n'inyuma. Ikindi rero iyo umaze kubikora ibyo ngibyo ntabwo usoje KYC yayo, ahubwo uba usigaje n'ubundi kuba wakora liveness verification. Ni ukuvuga ngo uraza muri Mi ID iba hano hasi, uza muri Mi ID ahangaha hasi ukaba wabereka isura yawe ko ihura n'iyo watanze ku irangamuntu. Bamara kukubwira yuko rero ubaye verified, utegereza amasaha 24. Uwagutumiye kugira ngo ahembwe ategereza amasaha 24, nawe yatumiye kandi kugira ngo baguhe one make iri blocked. Ni ukuvuga ngo utegereza nawe amasaha 24 kugira ngo baguhe amadolari 8. Bamara kuyaguha bakayagushyirira kuri balance yawe, ni ukuvuga ukajya uyakuraho abari staking, uyakuraho gake gakeya. Ikindi muribuka yuko abantu mukora check-in nababwiye yuko muza mukandukura ijambo ribamo hano uko mubisabwa. Ni ukuvuga gukora check-in narabibiretse, naberetse ibintu byose bikorerwa mo hano. Uburyo ngiye kuba nasubizamo ibibazo byanyu rero hano kuri Gamegara. Tukigera hano kuri Gamegara, uburyo ngiye gusubizamo ibibazo byanyu ngiye kubisubizamo mu buryo nazongera kubigarukaho. Abantu mwambwiye ngo mukina game ngo ano majamu muba mwakinnye hano najye kuri balance. Icyo kibazo ntihazagire umuntu uzongera kukitubaza igihe azaba yararebye video zacu zibisobanura, cyangwa se igihe azaba asanzwe ari umunyamuryango. Kereka abaye ari umuntu mushyashya tukamubwira yuko n'ubundi yaza akareba video zabisobanuye, ariko iki kibazo hatazagira umuntu ukigarukaho ukundi akibaza. Ni ukuvuga ngo nk'uko ureba muri screen yanjye, uko nguko niko dukina game. Ubusabwa n'ubundi kuzuza imirongo 6. Iyo mirongo 6 kandi wujuje, wamara kuyuzuza ukaba wabasha kuyifungira rimwe, iyi yose ukayisenyera rimwe, paraporo yuko wajya gusenya umurongo umwe kuri umwe. Umurongo umwe kuri umwe nta kintu baguha, ndetse uba uri gukinana akavuyo gakabije cyane, kuko amategeko n'amabwiriza akubwira yuko ugomba gukina imirongo 6 yubatse neza nk'uko uri kureba muri screen yanjye. Wamara kubaka iyo mirongo 6 ugahita uyisenyera rimwe, wamara kuyisenyera rimwe ukaba wabasha gutsindira $0.1. Ayo ngayo utsindiye agahita aza akajya hano kuri balance yawe n'ubundi nk'ibisanzwe. Noneho ikindi kibazo ngiye gusubiza ni cy'umuntu wambajije ngo ano majamus cyangwa se ano mapoint ari mu ibara ry'umuhondo wabasha kuyashyira muri iri bara ry'icyatsi kibisi gute? Icyo nacyo nakivuzeho muri video zabanje. Ni ukuvuga ngo nari nababwiye yuko ano mapoint ari mu ibara ry'umuhondo kugira ngo uyavunishemo ayanga ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, ujya live ukaba watanga gift, nawe bakaguha gift. Umuntu uguhaye gift abakoresheje ano mapoint ari mu ibara ry'umuhondo, naho uguhaye gift nawe ubukoresheje ayanga ari mu ibara ry'umuhondo, ariko ari wowe ari n'uwo muntu gift imugeraho yabaye balance byaje hano mu ibara ry'icyatsi kibisi. Hari n'ubundi buryo bwo gutanga gift. Umuntu haye gift nawe akaba yaguha gift akoresheje ano mapoint. Ukanda ku ifoto y'umuntu ugiye kuba waha gift, ukimara gukandaho hasi ahangaha haba hari ahantu ugomba gukora handitse gift. Wamara kuhakoraho rero gift ukabura yohereje, nawe akaba yabigukoraho, gutyo mukaba muhanye amagift mukoresheje aya mapoint y'umuhondo, kandi mukaba mwakakira amafaranga mwakoresheje izi point. Ni ukuvuga ngo rero reka ngaruke ku kindi kibazo cy'abantu bambajije ngo live bayijyaho gute, cyangwa se ukande kugira ngo ujye kuri live. Live iba hano kuri kano kapuwe ka kabiri. Ni ukuvuga ngo uraza nawe ukinjira kuri live, ko haba hari n'abandi bari kuri live. Ugikanda hano ku gapuwe ka kabiri uhasanga abantu benshi bari live, nawe kujoininga live nta kiba kidasanzwe. Iyo ugezeho ntabwo ari ngombwa gushyiremo isura yawe, ntabwo ari ngombwa gushyiremo ijwi ryawe, wowe joininga haraba hariho agafoto kawe urebe biri kuhabera. Nugira amahirwe n'ubundi bari bugukandeho baguhe gift, usange balance yawe hano yahindutse, balance yawe yazamutse. Ni ukuvuga ngo ikindi kibazo abantu bambajije ni ikibazo cyo gukora Meti Wallet. Meti Wallet rero murabizi yuko ahangaha kuyikora uyikora ugiye kubikuza, kandi uyikora wujuje minimum yo kubikuza nibwo bikorohera, kandi murabizi ko minimum yo kubikuza ari amadolari 10. Ukimara kuyuzuza rero
ugahita uza n'ubundi ugashyiramo email ushaka. Ahangaha kuri Meti Wallet ngira ngo rero nako twebwe twamaze kubihuza, harimo email yacu nyine twashyizemo. Ikindi hari abantu mwiyandikisha mukaba muzi ngo muriyandikishije ariko mu by'ukuri mutiyandikishije. Uzabwirwa n'iki ko wiyandikishije? Uzaza rero hano ukande ku ifoto yawe. Ukimara gukanda ku ifoto yawe uzaza urebe yuko uri verified. Uzamenya gute kuri verified? Uzakanda hano hejuru ku nguni hari agakaramu, ukimara kuhakanda uzamanuka hano hasi uri kuhabona ijambo verified. Ikindi kugira ngo umenye yuko account yawe wayandikishije neza kugira ngo ibe verified, ukanda hano handitse account. Ahangaha handitse account, wamara kuhakanda ugahita uza ugasanga hano hari amagambo abiri y'icyatsi kibisi. Hagati y'ayo magambo abiri kandi icyatsi kibisi haba hari email wakoresheje uverifyinga cyangwa se wemeza account yawe. Nusanga muri account yawe bitameze uku nguku, umenye yuko iyo account yawe isaha n'isaha wayibura ndetse ugiye no kubikuza bitapfa kugukundira. Nkuko mubizi rero ibintu byacu bifite proof zigaragara kandi ibintu biba bigaragara. Umuntu rero ukoresha Gemugara akaba atarabikuza, wowe warirangayeho cyane bikomeye cyane, wirangayeho cyane kuko kubonamo amafaranga ahangaha ni ibintu byoroshye cyane. Murabizi yuko tugenda tubagezaho business zoroshye kandi zitanga amafaranga, ariko hakaba n'izindi zikomeye kandi zisaba abakoranabushake, ariko usanga kenshi izo ngizo z'abakoranabushake nazo zitanga amafaranga menshi. By the way, ni ukuvuga ngo rero icyo musabwa n'iki, murasabwa gukora ndetse gukora cyane, ikindi mugakorera amafaranga nta kintu na gitoya bibasabye. Murabizi rero abantu mukunda ama live, hari ama application n'ubundi ama platform asaba live cyangwa se wakoraho live ukaba wabihemberwa. Hari ama platform hano mu Rwanda agera kuri 7 ya live gusa, muzajya muzumva za Pop Live n'izindi, arahari rwose atanga amafaranga. N'iyi ngiyi rero nayo igira live ariko uhembwa na live ari uko wahawe gift ziratangwa. Rero mujyaho gutanga gift, umuntu uyitanga nta gihombo aba afite, nawe uyitanga nta gihombo ufite, ariko wakira aba afite inyungu kandi gutanga gift nta kintu bitwaye. Reka tubonane rero muri video y'ubutaha. Murabizi yuko dukora video dushingiye ku bitekerezo muduha, dukora video dushingiye ku nama zanyu mutugezaho mutwandikira. Abajoyininga group WhatsApp murabizi yuko tujya dushyira link hano hasi muri description, ukaba wajoyininga group yacu ya WhatsApp. Ikindi murabizi yuko ukitwandikira kugusubiza nako kanya, ikibazo cyose waba ufite uratwandikira tukagusubiza. Njyewe rero reka nkubwire yuko ndi mbiri. Ikindi reka tubonane ubutaha. Ciao ciao.